Haleluya, Yesu ashimwe. Nongeye kubaramutsa mwese abagize umugisha wo kumva ijambo ry'Imana. Nejejwe no kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana muri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye. Reka dusenge Imana kugira ngo tuganire. Turagushimiye Data wa twese mwiza, tugushimiye ko dukunda kandi tugushimiye ko twitaho ku manywa na nijoro. Tugushimiye ko waturemye kandi ukaturema udukunze kuko waturemye mu ishusho yawe. Tugushimiye kubw'imigambi myiza myinshi ufite kuri twebwe kandi wishimiye kuduha ubwami. Izina ryawe nirihimbazwe. Uratwemereye nanone Mana, uduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo tuvuge ku ijambo ryawe. Turabigushimiye, turakwinginze kugira ngo rero ubane natwe. Ijambo ryawe rirakomeye, rirahambaye, nta muntu warisobanuza ubwenge bwe ngo abishobore keretse Mwuka Wera aje, niwe ujya ubasha kurisobanura abantu bakamenya. Niyo mpamvu Mwami tukwinginze kugira ngo Mwuka Wera w'umuhanga, Mwuka Wera w'umwigisha abe ari usobanurira ubwoko bwawe ijambo ryawe, kugira ngo babashe kumenya icyo bashakaho muri iyi minsi ya none tugezemo. Urakoze, tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, ibice ni 5, umurongo wa 23 n'uwa 24. Igitabo cya mbere cya Mose, ibice 5, dusome umurongo wa 23 n'uwa 24. Haranditse ngo iminsi yose Enoki yaramye ni imyaka 365, kandi Enoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Uyu murongo wa 24 niwo ngendereye cyane, uvuga ngo kandi Enoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Amen. Ijambo nifuje ko tuganira ni iri ngiri. Dusomye amakuru y'uyu mugabo witwa Enoki wagendanye n'Imana. Baragendana imyaka myinshi, ariko ngo igihe kiza kugera ntiyaboneka. Imana iramushima kugera ku rwego imwimura. Abantu ntibamenya aho aciye, ntibamenya uko yagiye. Hari abagiye bimurwa tumenya uburyo bimuwemo, ariko Enoki we ntawamenya uko byagenze. Nta handi byaturutse, nuko ubuzima bwe yari yarabutanze mu maboko y'Imana, akiha Imana, akagendana nayo, akayishyira imbere kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Kubwira ijambo nifuje ko tuganira, intego ivuga ngo ni gute nasabana n'Imana kugera ku rwego nanjye izanyimura. Dutuye mu isi, ariko mu isi si iwacu abizera. Mu isi turi abashyitsi kandi turi n'abimukira. Hari gakondo dufite mu ijuru, kandi Yesu ajya kugenda yasize asezeranye n'abigishwa be, ababwira amagambo akomeye. Arababwira ngo kwa Data hariyo amazu, iyaba adahari mba mbibabwiye, ariko noneho ngiye kujya kubategurira ahanyu. Hari ahantu Imana yateguye abizera bazaba, hatari imiruho nk'iyo tubamo, hatari n'intambara, hatari n'imibabaro, ahubwo tuzagera tugatekana, tukanezerwa, tukabaho mu mahoro yuzuye, ntitwikange ikibi. Aho hantu rero kugira ngo umuntu ahature ntabwo byizana, ahubwo biraharanirwa. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo uhereye ku bwa Yohana Umubatiza, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Kugira ngo Enoki yimurwe yarabitwaraniye, arabiharanira. Natwe tugiye kwibaza iki kibazo kivuga ngo ni gute
twasabana n'Imana natwe kugeza ubwo tuzagera ku rwego Imana izatwimura. Imana ifite umushinga wo kuzimura abizera hanyuma ikabatuza ahandi hantu imaze igihe ibategurira. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ni hehe abizera bazajya kuba, aravuga ngo muri iyi si ntaho tuzakirira, arangije aravuga ngo mu ijuru niho iwabo w'abizera. Iwacu sino, iwacu ni mu ijuru. Pawulo yarabyanditse nanone abyandikira Abafilipi aravuga ngo ariko twebwe abizera, abamenye Imana, abimitse Imana, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Imana ishimwe. Aho hantu rero kugira ngo tubeyo, kugira ngo tuzatureyo, hari icyo bisaba, hari ikiguzi bisaba. Birasaba ko tugira icyo dukora. Imana ishimwe. Nicyo tugiye kuganira, ni gute twasabana n'Imana kugira ngo natwe izatwimure. Tugiye kuvuga kuri iri jambo rivuga ngo gusabana ni iki. Twagiye turivugaho tuvuga uburyo umuntu yasabana asenga, uburyo umuntu yasabana, ariko uyu munsi tugiye kuvuga, reka tubanze turebe ngo gusabana ni iki. Gusabana mu busanzwe tumenyereye ko tubikoresha iyo twatetse, hanyuma tugategura n'ibyo kunywa byinshi, tukanatumira abantu, twarangiza tugasangira. Uwo munsi abantu bakavuga ngo twakoze ubusabane. Hari abasangira ibigori n'imisururu, hari abasangira n'ibindi biryo bitandukanye cyangwa ibyo kunywa bitandukanye, ariko ntabwo ubwo ari bwo busabane, si cyo gisobanuro cy'ubusabane. Hari umwanditsi umwe wasobanuye gusabana neza, numva icyo gisobanuro ndagikunze kandi kinkoze ku mutima. Yaravuze ngo gusabana ni ugusangira ubuzima. Ubundi definisiyo yo gusabana nyayo ni ugusangira ubuzima. Tujye tubona abantu bamwe na bamwe basangira ubuzima, nk'abana n'ababyeyi, umugore n'umugabo, hakazamo n'inshuti. Rimwe na rimwe bajya bagerageza kugera ku rwego rwo gusangira ubuzima. Umugabo n'umugore basangira ubuzima, ariko bikagira ikigero bigenda bigarukiraho, n'abana bikagira ikigero bigenda bigarukiraho. Ariko ndashaka ko tureba uburyo umuntu ashobora gusangira ubuzima n'Imana. Abantu dushobora gusangira ubuzima, tugasangira akabisi n'agahiye, tugasangira imibabaro, tugasangira n'ibyishimo. Umwe mu muryango yaba yabonye intsinzi, twese tugaserebura, kandi yaba yatsinzwe, twese tugafatanya umubabaro, kandi koko ubu dufasheho. Ariko Abanyarwanda baravuze ngo iyo yaterewe hejuru amagara, umwe buri wese asamaye. Hari aho ubusabane bw'abantu n'abandi bugarukira, nicyo bishatse kuvuga. Hari igihe habaho igihe cy'intambara, nubwo mwari mubanye musabanye munakundanye, ariko kuko bombe zikubita n'amasasu akubita, kuko byakomeye, umugabo agacukwe n'umugore agacukwe. Hari igihe bikomera, abana bagaca ukwabo n'ababyeyi bagaca ukwabo, nubwo basangiraga ubuzima, ariko hari ikintu kije gitumye ubwo busabane bwabo butagikomeje, atari uko banganye. Ndashaka kuvuga gusangira ubuzima n'Imana, ngo twumve uburyo gusangira ubuzima n'Imana cyangwa gusabana n'Imana bitandukanye no gusabana n'abantu. Gusabana n'abantu ni byiza kandi ni na ngombwa, kuko impamvu ari ngombwa, Imana irema ngo yaremye ibintu byose ibona ko ari byiza. Imaze kubirema ngo irema n'umuntu imushyiraho, ariko ngo imwitegereje yamuremye ari wenyine ngo ibona si byiza ko yaba wenyine.
niyo mpamvu ubusabane mu bantu ni ngombwa, burakwiye. Imana iturema yari ikeneye ko tubana tugasabana, ariko nubwo ubwo busabane nabwo ari bwiza kandi ari ngombwa, bukenewe, bukoreka neza, bwemera neza, bugenda neza iyo twabanje kugira ubusabane n'umuremyi, iyo twabanje kugirana ubusabane n'Imana Data, iyo dusabana n'Imana, iyo dusangira n'Imana ubuzima, kubusangira n'abandi badukikije tubana biratworohera cyane. Imana ishimwe. Hanyuma rero reka turebe uburyo twasabana n'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi, tugafata ubuzima bwacu tukabusangira n'Imana. Kugira ngo ubusabane bubeho, hari ikintu bibanza gusaba. Kugira ngo umuntu asabane na mugenzi we cyangwa umuntu asabane n'Imana, bibanza gusaba ko abo bantu bagiye gusabana baba baziranye, bisaba kumenyana. Hanyuma kumenyana kwavaho bigasaba kwemerana. Umuntu utamwemera ntimwasabana. Bisaba kumenyana, bigasaba kwemerana, bigasaba kwizerana. Hanyuma ubusabane bukatangira bukaba. Umuntu bakatangira gusangira ubuzima kuko wamumenye, kuko wamwemeye, kuko wamwizeye. N'Imana ni muri iyo nzira. Kugira ngo ugere ku rwego rwo kuvuga ngo nsabana n'Imana, bisaba kubanza ukayimenya, wamara kuyimenya ukayemera, wamara kuyemera ukayizera. Iyo uyizeye, iyo ntambwe iyo uyiteye, ubusabane buba butangiye. Kuko iyo twizeye Imana, tuba duteye intambwe ikomeye. Yohana yaranditse 1:2, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 1:12, aravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Tugiye noneho, iyo umaze kumumenya, ukamwemera, ukamwizera, uba winjiye mu busabane n'Imana nk'umwana n'umubyeyi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kandi none ubwo busabane twinjiyemo kubwo kumenya Imana no kuyemera no kuyizera bw'umwana n'umubyeyi butandukanye n'ubw'abantu basanzwe. Ubw'umubyeyi w'umuntu agirana n'umwana we, hari aho butandukanira n'ubw'umwana w'Imana agirana n'Imana. Ni hehe? Umwana wawe mubana, murasabana, mukabana mu nzu, mugasangira ibiryo, mugasangira imiruho, mugasangira ibyishimo, mugasangira imibabaro, ariko ntabwo mugumana. Hari igihe biba ngombwa umugabo akajya gupagasa ibunaka, abana bagasigara. Hari igihe biba ngombwa abana bakajya kwiga muri interna, ababyeyi bagasigara. Ubusabane bukaba busa nkaho bukatitsemo gatoya, butari kugenda neza kuko mutegeranye, mudahura kenshi. Ariko ubusabane bw'umwana w'Imana n'Imana, aho bukomerera n'aho bugira imbaraga, iyo tumaze kwemera Imana tukayizera, ntabwo tubana nayo nk'uko ababyeyi babana n'abana mu nzu, cyangwa umugore n'umugabo babana muri shambure imwe. Umugore n'umugabo bashobora gusabana babana muri shambure imwe, ariko iyo bukeye mu gitondo umwe ajya ukwe n'undi akajya ukwe, bakajya gushaka imibereho, bakaza kongera guhura cyangwa bakajya bavuganira ku matelefone babwirana amakuru. Ariko ubusabane bw'umwana w'Imana n'Imana bwo uburyo bukorwa nuko iyo tukimara kuyizera, yo iza igatura muri twebwe, hanyuma ikaba muri twebwe. Aho turi hose ibiri kumwe natwe, ibyo dukora byose ibiri kumwe natwe.
nabigereranya nk'uko umwana ucutse n'uwo batwite. Umwana ucutse n'uwo batwite ubirebeye hafi ushobora kwibwira ko usabana na nyina wenda cyane ari ucutse, kuko agaragara, kuko amukoraho, kuko amuteruye, kuko amuheka, kuko amugaburira bigaragara. Ariko umwana uri mu nda ya nyina niwe usabana na nyina kuruta ucutse, kuko uri mu nda aho mama wagiye hose barajyana. Iyo aryamye baba bari kumwe, iyo abyutse agiye muri dushe bari kumwe, iyo agiye ku kazi bari kumwe. Icyo ariye mama n'umwana uri mu nda nicyo arya, icyo anyweye baragisangira, icyo akoze cyose, ikimubayeho cyose baragisangira. Mama yishimye, umwana uri mu nda arishima. Mama ababaye, umwana uri mu nda nawe bimugiraho uruhare, nawe akababara, akabangamirwa nimba hari ikimubangamiye. Basangira ubuzima bwa bugufi bwa buri munsi kuri buri kimwe cyose, kuruta wa wundi uri hariya tureba. Nubwo uyu mu nda atagaragara, ariko arasangira ubuzima na nyina mu buryo bukomeye kuruta uri hanze. Niko n'Imana iyo ituye muri twebwe dusangira ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi, kuko iri muri twebwe. Iyo tugiye tuba turi kumwe, iyo twishimye yishimana natwe, iyo tubabaye ibabarana natwe, iyo turwaye yo ntirwa ariko ibabarana natwe. Imana ishimwe. Dukwiriye gusangira n'Imana ubuzima, ugasabana nayo kuko iri muri wowe imbere. Biroroshye gusabana n'Imana iri muri twebwe imbere kuruta gusabana n'abantu badukikije. Urundi rugero wenda navuga kugira ngo byumvikane neza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana yaduhaye impano y'ubuzima, iduha kubaho. Ariko imaze kuduha kubaho, ndabigereranya nk'uko umuntu yaduhaye kubaho, imaze kuduha kubaho iratubwira ati rero nubwo nguhaye impano y'ubuzima, ubu buzima bwawe unyemereye nkabugutwarira, nkabukuyoborera, wabaho neza kuruta uko wowe wabwitwarira, wabwiyoborera. Twabigereranya wenda nk'uko kugira ngo byumvikane, nk'uko umuntu yaguha kado y'imodoka. Umuntu akaba yaragiye mu ruganda agakora imodoka, yarangiza akakureba akagukunda akaguha imodoka yikoreye n'amaboko ye. Yarangiza akakubwira ati rero iyi modoka ni njye wayikoze kugira ngo ikugirire umumaro mwinshi, uyibyaze umusaruro neza, nyemerera nkubere n'umushoferi wayo, nzajye nyigutwaramo, hanyuma nigira ikibazo. Biroroshye cyane ngewe guhita amenya aho ikibazo cyabereye no kugikemura, kuko iyi modoka ni njye wayikoze. Niko n'Imana yaduhaye ubuzima, iratubwira ati ubu buzima mbahaye mwemeye mukabumpa ngo mbabere umuyobozi wabo, mbabere shoferi wabo, bwabagendekera neza. Kuko ikibazo cyose mwagira muri ubu buzima nagikemura binyoroheye kuruta uko mwakijyana ahandi hose. Iyi modoka ninkubera umushoferi, igize ikibazo nayikora byoroshye kuruta uko wayijyana mu rindi garaje cyangwa nawe ukayikorera. Nuko Imana idusaba, ariko ikaduha amahitamo, ikakubwira ati impano y'ubuzima narayiguhaye, ariko unyemereye ubuzima bwawe nkabugenga, akaba ari njye ubuyobora, bwaba bwiza kurutaho kandi bwagera ku ntego y'icyo nabuguhereye. Hanyuma abantu bagahitamo, kuko Imana idatwaza igitugu. Umwe akavuga ati yego ndabyemeye, nakiriye ubuzima umpaye, ariko kandi nanjye ndabuguhaye ubunyoborere kugira ngo nzabeho mu mahoro, mu mutekano, ngere no ku ntego y'icyo wabumpereye. Undi akavuga ati oya,
ndabyemeye, ariko ubuzima bwanjye mbuguhaye igice, uzaba uyobora igice kimwe nanjye ikindi nzajya mbwiyoborera, hanyuma tugendane gutyo. Undi nawe akaza akavuga ati hoya, ubuzima bwanjye umpaye n'ubwanjye, nzabukoresha uko nshaka, mbuyobora uko nshaka, mbujyana aho nshaka. Ni ibice by'abantu batatu bahawe impano y'ubuzima, babukoresha mu buryo butatu butandukanye. Umuntu wahisemo gusangiza ubuzima bw'Imana, umuntu wahisemo gusabana n'Imana, turamugereranya n'uyu nguyu wahawe imodoka hanyuma akemera kuyiha uwayimuhaye ngo amubere umushoferi. Hanyuma uyu nawe wahisemo kuyobora igice kimwe, ikindi akabwiyoborera, turamugereranya na wa wundi wakiriye ubuzima hanyuma akajya aha Imana umwanya mutoya mu buzima bwe kuko byanze byakomeye, akajya abanza akikorera, byakwanga akirukira ku Mana, akajya yanga, byakwanga akajya mu bagaragiste benshi nimba ariko babita, byakwanga gukora iyo modoka, akajya ku Mana akibuka ko ariyo yayiremye, akayibwira ati byanze noneho nkorera. Hanyuma Imana ntabwo yamusubiza inyuma ikamukorera, ariko yabanje kuvunika. Uyu nawe rero wabyanze burundu, we turamugereranya n'uwahawe imodoka akigendera, ahora mu mpanuka za buri munsi kuko ntazi mu by'ukuri icyerekezo cy'ubuzima. Afite ikibazo cyo kuba akiri mu mwijima, yiyoboreye imodoka ye uko ashaka, ntanatekereza kujya kuyikoresha ku wayimuhaye, ahubwo yigira hanze aho arirwariza, akikorera, akajya no mu bandi bamufasha, ariko mu by'ukuri biramugoye. Imana idufashe. Nashakaga kuvuga ngo tugire ubuzima busabana n'Imana. Aba bantu bose uko ari batatu tuvuze babayeho mu buzima butandukanye. Umuntu wemeye guha Imana ubuzima bwe ikamubera umushoferi, abayeho mu mahoro, aratekanye. Niba uyu nguyu twasomye watubereye urugero witwa Enoki, ngo yagendanaga n'Imana. Umuntu uri kumwe n'Imana, uyobowe n'Imana, abaho mu buzima bw'umunezero, abaho mu buzima bw'amahoro, nubwo adafite byinshi, nubwo adafite ibisaga, ariko aratekanye. Hariho abantu dusoma muri Bibiliya batubera ingero nziza z'abantu bagiye baha ubuzima bwabo Imana, hanyuma bakabaho mu buzima bwiza bw'amahoro. Twatanga nko ku rugero rwa Hezekiya, umwami w'Abisirayeli. Uyu mwami yaranejeje, Bibiliya iravuga ngo yakoze ibyiza bishimwa nka sekuru Dawidi. Ni umuntu Imana igereranya na Dawidi. Yageze ku ngoma yubaha Imana, agera ku ngoma yitondera amategeko y'Imana, kuko ubuzima bwe yari yarabuhaye Imana. Abamutukaga yumvaga batutse Imana, kandi n'abatutse Imana yumvaga bamututse, kuko ubuzima bwe yari yararangije kubuha Imana. Umunsi umwe ngo bigeze kumwandikira inzandiko zituka Imana ye, nawe zikamutuka. Ngo arangije aravuga ati ubuzima si ubwanjye njyenyine, hari uwo tubusangiye. Ntabwo uru rwandiko narwihererana, reka ndushyire Imana dusangiye ubuzima, Imana dusangiye gutukwa, Imana dusangiye ibyishimo, Imana dusangiye ingoma, reka njye kuyibwira. Ngo arangije aterura inzandiko zose z'ibitutsi bari bamwandikiye. Yari umwami wa Ashuri wamututse, aramusuzugura, atuka n'Imana ye. Ngo arazijyana mu rusengero, azishyira imbere y'Imana, arayibwira ngo urebe uburyo uyu mwami yadututse akadusuzugura. Yari yararangije gutanga ubuzima bwe ku Mana. Niyo mpamvu n'ibyamubagaho byose yumvaga atari we wenyine, yumvaga hari undi babisangiye. Nimba ari agasuzuguro, hari uwo bagasangiye, kandi kaba kuri we kaba ku Mana baragasangiye, kuko yarabutanze ubuzima.
Imana irangije ngo iri mu ijuru ireba izo nzandiko, ireba no kwitanga no kwiringira Hezekiya yagize, ngo yiringiraga Imana. Iyo dusomye Bibiliya iravuga ngo Hezekiya yiringiraga Uwiteka. Imana ishimwe. Ngo Imana irangije irababarira ngo tumva nta nubwo muzirirwa murwana. Abo bami babakanze bakababwira ko hari Imana bishe bakazita mu muriro. Hezekiya we yagiye gusenga aravuga ngo nibyo koko izo Mana yavuze yarazitemaguye aranazitwika zirashya kuko zitari Imana by'ukuri. Ariko Uwiteka uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu isi yose. Imana yumva iryo sengesho rigikora ku mutima, birangije yohereza marayika wayo. Hezekiya ntiyarwanye, harwanye marayika, ngo marayika ajya mu ngabo ngo arazica yishinga ibihumbi 180. Hezekiya atarwanye. Kubera iki? Yasangije Imana ubuzima. Ibyago iyo bije pani yibaye ni uguhungira ku Mana akayivuga ati dore uko byagenze, hanyuma Imana ikirwanira intambara. Uyu muntu wahaye ubuzima bw'Imana aratekanye, nubwo yaba yambaye umubiri nkawe, musangira bisanzwe, mukanywa mukaru cyangwa se mukajya ibishyimbo mwese, ariko afite akarusho. Afite umuyobozi mwiza utayoba. Imana ishimwe. Afite umurengezi mwiza utananirwa. Afite umutabazi umutabara mu makuba, kandi ntabwo kujya kumuhamagara bimusaba gusakuza no kuvuza induru, kuko ari muri we, barabana baragendana. Ntabwo amusaba no kuvuga amagambo menshi, ni ukuvuga amagambo make kuko basangiye ubuzima, bari kumwe. Abyumva vuba akamutabara vuba. Imana ishimwe. Ariko abangaba banze gutanga ubuzima bwabo, niyo bakeneye Imana kuyibona birabagora. Bibasaba guca ku bandi bafitanye imishyikirano nabo, basaba ibiganza by'abandi, basaba ihumure ku bandi. Imana kuko badaherukana ntago bakumva ijwi ryayo, bisaba kujya kurishakira ahandi. Efurayimu yigeze kwitandukanya n'Imana ngo yivanga n'abanyamahanga. Imana yajya imureba ngo ikajya ibona ngo ameze nk'umutsima udahiye, uhiye uruhande rumwe. Imana ikavuga ngo Efurayimu yivanze n'andi moko, ngo nicyo gituma yameze imvi z'urutarutaru, ngo kandi ngo ameze nk'umutsima udahinduwe, uhiye uruhande rumwe. Iyo ushatse kwiyobora no kuyoborwa n'Imana ntibikunda, uba akazuyaze. Bibiliya kandi iravuga ngo abantu bakazuyaze Imana igiye kubaruka. Imana ikunda umuntu umesa kamwe, akavuga ngo ubuzima bwawe ubuyihe cyangwa ubuyime. Ibintu ni bibiri. Ntuvuge ngo ndafata byombi, ndabuyiguha agace ubundi nanjye ngira agakeregeshwa kanjye ko kwiyobora. Oya, ibintu ni bibiri, ni ubugingo n'urupfu. Ariko uyu munsi nakuzaniye amagambo meza yo kukugira inama, yo kukubwira ngo hari uburyo wasabana n'Imana, hari uburyo wasangiza ubuzima bwawe Imana, hanyuma ukabaho mu buzima butayobagurika, mu buzima budakora impanuka za buri munsi. Ubuzima buyobowe n'Imana ntabwo bukora impanuka, ntabwo buhora mu mpanuka za hato na hato. Oya, Imana iyobora neza kuko izaho ijyanye ubwo buzima uyihaye. Imana ibaha umugisha. Nganye ku musozo, nagira ngo nkubwire ngo kugira ngo usabane n'Imana biragusaba cya mbere uzayimenyera mu ijambo ry'Imana, kandi biragusaba kuyemera ko ari umuremyi wawe, ukayemera ko ifite urukundo rwinshi rwo kugukiza, ikagukura mu mwijima ikagushyira mu mucyo. Biragusaba kuyizera ko yakubera umukiza n'umwami, hanyuma bikagusaba kuyimika mu mutima wawe, ikima, ikagutwara, ikakugenga. Ubundi ugasigara ukora iki kuyoboye. Aho niho uzaba usangije ubuzima bwawe Imana, kandi nubushyira mu maboko y'Imana ubuzima bwawe,
ntabwo bizaba nka kwa kundi abanyarwanda tuvuga ngo iyo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye. Oya, umuririmbyi yaravuze ngo ntiyakundira ubugingo bwawe kubura, warabushyize mu maboko y'Imana ntiyabikunda ko ubugingo bwawe bwabura. Yabucunguje igiciro. Imana ishimwe. Nubuyiha uraba ufite umutekano usesuye wuzuye, kandi igihe nikigera irabizi ko muri iyi si tubayeho mu buzima butugora butuvuna, kuko umuntu amaze gucumura Imana yabwiye umugabo ngo uzabona umutsima wiyushya kuya, ibwira n'umugore ngo kugwiza nzagwiza umubabaro wawe uriho ubyara. Irabizi ko ubuzima bwo mu isi buruhije, ariko ubwo wayihaye ubuzima bwawe izajya igukomeza, iguhumurize mu makuba yawe, igukize mu ntambara zawe zose, kandi nirangiza izakwimura. Imana ishimwe. Izakwimura mu isi ikujyane iwabo w'abizera ariho mu ijuru, igutuza aho batababara, aho badapfa. Imana ibaha umugisha. Nagira ngo mbahendahendere, mbahamagarire gutanga ubuzima bwawe mu biganza by'Imana. Imana ituyobora neza kandi itujyana heza, itujyana aho badapfa, aho batarira, aho batababara, aho bataruha. Imana ibaha umugisha. Abantu benshi bagira ibintu bigenga ubuzima bwabo. Hari abafite ubuzima bugengwa n'ubwoba, abafite ubuzima bugengwa n'amarangamutima yabo, hari abafite ubuzima bugengwa n'ibintu byinshi, ariko nagira ngo nkwinginge ubuzima bwawe butange bugengwe n'Imana, nibwo buzagera ku ntego y'icyo bwaremewe. Turagushimiye Mana, kandi turaguhimbaje aya masaha. Tunejejwe n'uko udukunda kandi waduhaye impano y'ubuzima, waduhaye kubaho. Hari abatarabayeho, hari n'inda zavuyemo zitaravuka, ariko twe waduhaye kubaho. Kandi icyo ukeneye Mana ni uko ubuzima bwacu twabushyira mu biganza byawe ukabugenga, kuko aribwo bwabasha kugera ku ntego y'icyo waburemeye. Urakoze. Bashisha umuntu wese wumvise iri jambo mu izina rya Yesu Kristo. Abananiwe kurekura, abacikomeye, abagikunze ubugingo bwabo, bumva bataburekura ngo babushyire mu biganza by'Umuremyi, ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo imbaraga zawe nyinshi zibagereho, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo ukunda ubugingo bwe azabubura, ariko udakunda ubugingo bwe ku bwawe niwe uzabubona. Suka imbaraga nyinshi kugira ngo abantu bemere gushyira ubugingo bwabo, ubuzima bwabo mu biganza byawe, kugira ngo buyoborwe nawe. Nibwo buzaba bufite umutekano wuzuye, kandi ni nabwo bazabaho mu buzima bunezerewe bw'amahoro. Urakoze. Wihishurira abatarakumenya bakumenye, kandi abakumenye nabo ubahe kukwikomezaho mu izina rya Yesu. Amen.